ugomba kubifata ukabihuza n'ubuzima turimo hano. Reka ngutere story. Kera hari ikintu cyabagaho cyitwa ngo kurya manu. Urakizi? Kurya manu. Sibyo? Umuntu ari uzi ko yorya kurya manu ku bantu batabizi, ni ukuntu wafataga Bibiliya mu ntoki. None ugahumiriza ugafungura uvuga uti nimfungura amaso ndetse ndeba verse ya 5 iburyo n'ibumoso. Ugafungura. Umuntu ngo yarafunguye agifungura manu ariye. Asanga aranditse ngo Yuda yariyahuye. Uzi ko wasomaga ijambo kumva ntiriryoshye washaka irindi kuko abari inyota kumva ko utuntu twiza ngo mwana wanje utujambo nk'utwo. Noneho umutipa amaze gusoma ngo Yuda yariyahuye arongera asubira mu manu ye. Arongera afungura. Unuko nawe kandi uyogenza utyo. Sibyo? Umuntu ntatangiye kumva iyo verse kandi navuga ko cyo ufata umuntu icyo navugagaho no buryo abantu bafata Bibiliya akaba yakonsidera ibintu ko byanditse byose atarebye context ni bande babyandikiwe bari babayeho gute ubuzima barimo burasaba burahurira n'ubwo ndimo sibyo arongera rya manu ya 3 arafungura ati ibyo ukora byose bikora n'umwete yasomye Yuda yariyahuye umurongo ukurikira yagiye kureba nawe ujye ugenza utyo undi murongo ibyo ukora byose bikora n'umwete icyakurikiyeho pensez humaines n'en parlez pas. Noneho Kristo amaze kubona ukuntu bizagenda imibabaro azahura nayo byose arabireba arangije ajya gusenga ajya mu ishyamba igetse mana avuga ngo mana iki gikombe kindenge kuko ngo ari nawe yageze ahubwo narumvise iki gikombe kindenge ari Kristo arantu ngo yageze ngo aravuga ngo Eli lama sabachthani ngo bamwe barasobanura bakavuga ngo yaravuze ngo igikombe kindenga ariko hari abandi bavuga ngo yaravuze ngo sonne plus de blague urango bamufata yumvaga ibintu by'urwenya no kuvuga yagiye gusenga abona bikomeye abona ari kuvuga ati mana wankuriye iki kintu ngo baramufata ariko nubundi nuvuga ngo isengesho yasenze icyo ryamufashije ni ukumuha imbaraga zo kubinyuramo ariko nyine ngo bamutwara yarazi ko ari imikino noneho ngo aza kuzagira igihe ngo abona ababaye cyane avuga ngo sonne plus de blague bivuze ngo lama sabachthani sonne plus de blague. Mana data twese turi mu ijuru izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze que ton nom soit sanctifié turagushimiye kuko uri que ton Imana règne yacu vienne nziza uri Imana idukunda que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Turagushimiye uko pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. Amen. Ukemera kunyura mu mibabaro ikomeye turagushimiye none dukomeje kukwereka aba bagenzi bacu aba bantu bacu vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Hari umugabo nanjye witwa Robert G. Ingressor w'umunyamategeko yari umunyamerika mu gihe cya 1889 yanditse inyandiko mu gitabo cyitwa The Gods sibyo yaranditse ngo gusenga ntacyo bitanga uri kubyumva yego bishimisha gusa abadafite ubwenge cyangwa abasanzwe bumvira buhumye urumva ngo ariko abatekereza neza babibona nk'urukozasoni. Noneho hari n'abandi bahanga nabo bagiye basobanura icyo gusenga icyari cyo. Hari uwitwa Karl Barth uyu we yavuze ko prayer is the beginning of the uprising against the disorder of the world mu gitabo cye cyitwa Church Dogmatics. Yego. Noneho ibi yabivuze mu 1956. Noneho yavuze gute we isengesho gusenga yabyise iki yabisobanuye gute yavuze ko isengesho atari ugusaba gusa ngo ahubwo ari ukwitabira urugamba rwo kurwanya ikibi.
buretse twumve. Ni nk'intwaro yabifashe. It's a tool. Yes. It's a weapon. Yego. Ikurinda mbese ikurinda ikibi ko kikugeraho. Your time. Isaha yawe. Yes. Reka dusuhuze abakunzi ba Isaha yawe TV. Ni umwanya twongeye kugaruka kugira ngo tubaganirire, ndi kumwe na Mama Edissa. Yego. Wasuhuza abadukurikiye. Tabasuje bakunzi bacu. Yego, aka gacano ni akabo nk'uko wa mugani w'ababandi bajya bavuga ngo ni agacano kanyu, ni agacano k'abantu bose, sibyo? Ari abakishimiye n'abatakishimiye, ari abagapinga n'abatagapinga, ari abashimishwa n'ibyo dukora n'abatabyitayeho, ari ababitega amatwi n'abadakeneye kubyumva, ndetse by'umwihariko aka gacano ndagira ngo usabe ikintu kimwe wagakorera no gukanda kuri subscribe, like and share. Yego. Ariko niwumva ibyo tuvuga atari byo kurayikinga rata ntubikore. Kandi uzi ikintu nabaye gitangaje, abantu baratureba ndetse benshi, ariko gukanda ku kantu kameze nk'igikumwe ka like bimutwaye, gukanda kuri subscribe bimutwaye. Iziti ni ibintu bikomeye cyane. Ntabwo ari ibintu bikomeye, ni ibintu byoroshye cyane. Ni ibintu byoroshye cyane. Dusanzwe tuganira ku ma challenges cyangwa se ku bintu abantu, ubuzima bw'abantu bwa buri munsi. Yego. Mu bihe byashize twaganiriye ku kintu kivuga ngo ese iyo umukazana atinyutse akaba yarwana na nyirabukwe, ni ibintu bishobora guterwa n'iki? Ni amasano yo mu miryango azamo ibibazo. Ese kuki abavandimwe b'umugore bashobora kujya mu rugo rwe ntibagire ikibazo bagirana n'umugabo wo muri urwo rugo, ntibagire n'impagarara bateza muri urwo rugo, ariko abavandimwe b'umugabo baza muri urwo rugo ibibazo bikavuka? Ese biterwa n'abo bavandimwe? Ese biterwa n'uko urugo wenda ruba rugenzurwa n'umugore hanyuma abo baje bakaba atarabe? Ese bigenzu ni topic y'ubutaha twarayibemereye, sibyo? Twarayibemereye, tuzayiganiraho ubutaha. Ariko uyu munsi reka Mama Edissa tubwire ni icyo uzaniye abantu. Ikintu tubazaniyeho ibintu abantu ni topic ivuga ngo ese gusenga bishobora kurinda ibibazo, ibyago, ingorane, indwara, mbese bishobora gutuma umuntu ibyo bintu bitamugeraho. Gusenga ntibyatuma ibibazo bitakugeraho. Wowe byumva ute? Njyewe uko mbyumva, gusenga byatuma, bishobora gutuma ibyo bitakugeraho. Ntabwo ari byo. Ni yego. Ni oya. Ni yego. Gusenga ntibikuraho ko ibibazo bikugeraho. Gusenga bikuraho ibibazo. Kubera ko hari igihe usanga umuntu yaragize n'ibintu by'imikorere wenda isa navuga ko itaragenze neza imikorere ye, cyangwa se reka mbyite nk'amahirwe yayabura wenda imikorere ikanga, abantu bakamubwira ati bura ntiyasenze. Hari umugabo w'inshuti yanjye witwa Joel. Wari uzwi ku izina rya Papa Bitangaza. Papa Bitangaza niwe waduhawe ubuhamya, atubwira ukuntu ngo bakimara kumufungira urusengero yatangiye guhimba ka business ko kwikinira comedy kugira ngo areko yabasha gutunga umuryango. Ikintu cya mbere, commentaire ya mbere abantu bamuhaye ngo baramubwiye ngo dore Satani wakoreye arakwanitse. Ngo uruwaso Satani, ngo dore ngo Satani ngo yakoreye ngo amushyize hanze, ngo aherekera tubeshyaga n'umukozi w'Imana, ngo none dore kuri kugihagaragara. Kandi mu by'ukuri Papa Bitangaza si uko atasengaga, si uko atagiraga ate, ahubwo nyine hinduye imikorere, sibyo? Hanyuma ikindi, hari abantu banga gukora imirimo yabo, sibyo? Ngakoresha amaboko ye, akura amaboko mu mufuka kubera ko atabashe kubona ya mirimo we yifuza. Urugero, niba ashaka kwicara muri ofisi akaba atari byo yabonye ashobora bisaba kugira ngo abe bisaba ko aza guhinga cyangwa akajya kwibera umumotari ariko kazi kari kuboneka, akabireka, ahubwo ugasanga ahora mu masengesho ngo Mana ngo uzigaragaza ngo kugihe gikwiriye turi kujyana. Umukobwa bakamufiyansa, umusore wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, uko bose baza umukobwa ntashyiramo logique ngo avuga ngo muri aba bantu hashobora kuboneka umugabo wanjye, agahita avuga ati Imana yambwiye ko wanjye azaza, kandi ukagira ngo hari deadline cyangwa hari igihe yashyizeho agomba kuzazira, ngo ndi kumusengera. Gusenga ntibyatuma atagumirwa. You see?
aho harimo ko aba yabigizemo uruhare ndavuga aha topic ukuntu ivuga yego ese gusenga bishobora gukumira ibibazo byaza byitura ku muntu bidateganyijwe je ntago ariko mbyumva hari ijambo ndaguha ama reference biblique hari ijambo ryanditse muri Yakobo ibice 2 umurongo wa 14 hano sinzi niba version ya Bibiliya mfite ari abandi bafite sibyo akonyerikora muri mudasobwa no kuvuga ngo haravuga ngo gusenga kutagira ibikorwa hari ibibazo bidakemurwa n'amasengesho ahubwo bikemurwa n'amaboko you see buriya ngo nk'umudayimoni witwa umudayimoni w'igisuzuguriro ngo ikintu kimwirukana kirazwe nta mafaranga buriya se udafite amafaranga dayimoni w'igisuzuguriro ntushobora kumusengera ngo agende reference iri he ni byanditse bo nahanditsemo ngo mbese bene data umuntu ashobora kugira kwizera ariko ntakora imirimo ubwo kwizera kwe kwabasha kumukiza uko niko kwizera iyo kudafite imirimo kuba gupfuye ubwako tuivoa kwizera yuko kudafite umurimo sinzi wenda icyo nita gusenga niba ari cyo aho hano turabanza turebere hamwe gusenga ubundi ni iki ngaho tubwire ushobora gusanga abantu badukurikiye cyangwa bazanatureba benshi bagira iyo confusion yo kumenya icyo gusenga ubundi ni iki ariyo mpamvu banabikora nabi yayo mpamvu babikora nabi kubera ko batazi ubusobanuro bwo bikoramo yabona undi atari ko bikora agahita agira ngo akanamucira n'urubanza ngo we ntasenga yego ubundi gusenga ni iki ni ikibazo turabanza turebe gusenga ugendeye ku buryo bwa siyanse bw'abashakashatsi ubundi babisobanuye gute gusenga kagira inkuru tuza no kuvuga mu buryo bwa Bibiliya babyita uburyo bw'umwuka yego ariko iyo urebye cyangwa roho mutagatifu gusenga ugendeye kuri uyu hari umushakashatsi cyangwa inzobere impuguke wanditse igitabo cyitwa Summa Theologica witwa Saint Thomas mu gihumbi 225 hagati y'igihumbi kimwe 225 n'igihumbi kimwe 274 ni kera yego hagati aho ngaho yego yanditse iki gitabo cyitwa Prayer is the raising of one we yavuze ko isengesho prayer is the raising of one's mind and heart to God ubwo byari bishatse kuvuga iki tubigenekereje mu kinyarwanda cyacu yakomeje gushimangira ko gusenga ari uburyo bwo kuganira n'Imana binyuze mu mutima no mu bitekerezo urakoze iyo ni definition uretse aho ngaho tugendane sibyo yego hari abantu bahora batubwira ngo ese mwagiye gusenga none se ko numva nta jambo kugenda ririmo kujya kuganira n'Imana bisobanuye uburyo katwumve ni ukuganira n'Imana uburyo bwo kuganira n'Imana binyuze mu mutima wande w'umuntu ku giti cye n'imitekerereze no mu bitekerezo yego kwa kundi muri meditation nyine ubwo mu yandi magambo hari abantu bajya mu materaniro bagataha badasenze cyane ni nabyo ahubwo binuzuye umuntu akajya mu misa agataha adasenze kandi abeshya ko ari wagiye gusenga kandi ngo yagiye gusenga yiri wasenga hajya ngo umuntu wabyanditse yitwa Thomas Aquinas bantu mudukurikiye none ngiye mu rujijo none undi wundi nawe wanditse undi ni fondateri cyangwa uwashinze abaprotestante Martin Luther mu 1529 yanditse igitabo cyitwa Luther's Small Catechism noneho we yavuze gute yavuze ko to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Hano Martin Luther yarashatse kuvuga ko umwuka w'ubuzima ugusenga ni umwuka w'ubuzima bw'umukristo
bishatse kuvuga urabona ubwo kuba udasenga no kudafite umwuka mu mubiri. Yego urabona umwuka niwo utuma umuntu avuga abariho ahumeka. None iyo nta mwuka umuntu afite urumva biba byaranye aba yapfuye. Noneho nawe afata uwo mwuka akawugereranya n'isengesho. Yego. Gusenga rero ni uwo mwuka. C'est la vie. Ni umwuka uri mu buzima bw'umukristo. Yego. Noneho hari n'abandi bahanga nabo bagiye basobanura icyo gusenga icyari cyo. Hari uwitwa Karl Barth. Uyu we yavuze ko prayer is the beginning of the uprising against the disorder of the world. Mu gitabo cye cyitwa Church Dogmatics. Yego. Noneho ibi yabivuze mu 1956. Noneho yavuze gute we? Isengesho gusenga yabyise iki? Yabisobanuye gute? Yavuze ko isengesho atari ugusaba gusa, ngo ahubwo ari ukwitabira urugamba rwo kurwanya ikibi. Boretse twumve. Ni nk'intwaro yabifashe. It's a tool. Yes. It's a weapon. Yego. Ikurinda mbese ikurinda ikibi ko kikugeraho. Yego. Niko we yabyise. Reka tujyane. Muri iki gitabo cye cyitwa Church Dogmatics. Yego. Noneho undi nawe witwa Andrew Newberg. Uyu we yavuze ko kuri we gusenga ni uburyo bufatika bwo guhindura imikorere y'ubwonko no gutuza. Ngo gusenga we yabyise ko bihindura imikorere y'ubwonko. Boretse subira inyuma. Yaravuze ngo gusenga ni uburyo, ni definition y'iyongiye. Yego, ni uburyo bufatika bwo guhindura imikorere y'ubwonko no gutuza. Ariko ibi ngibi we mu magambo ye mu rurimi rw'icyongereza yavuze ngo how gusenga ni how yabivuze mu gitabo cye cyitwa ngo How God Changes Your Brain. Yanditse mu 2009 no cyasohotse icyo gitabo. Noneho cyavugaga yuko gusenga ari uburyo bufatika bwo guhindura imikorere y'ubwonko no gutuza. Ntabwo iyo umuntu adatuje nyine urumva ntabwo aba ari mu masengesho, ntabwo aba ari gusenga. Yego. Iyo ufite umutuzo muri wowe uba ufitemo ikintu cy'isengesho nyine uba uri mu bihe byiza byo gusenga. Yego. Undi nawe wabivuzeho wasobanuye ibigendanye no gusenga ni uwitwa Herbert Benson. Mu gitabo yanditse cyitwa Relaxation Response. Mu mwaka w'1975 yavuze gute nawe? Yavuze ko gusenga cyangwa meditation, gusenga bifashe nk'ari meditation, gufata umwanya wo gutuza, wo kwitekerezaho. Yego. None anakomeza aravuga ngo ni ugufata umwanya wo gutuza. Yego. Ngo kandi gusenga bigabanya umuvuduko w'amaraso. Nubwo abantu rero umuntu ufite akabazo k'umuvuduko w'amaraso isengesho ngo bikuraho. Ugendeye kuri ibyo yavuze. Nanjye ndaza kukubwira abandi bavuga ibinyuranye. Yego. Ngo noneho gusenga bitanga ituze. Herbert Benson wanditse igitabo cyitwa Relaxation Response mu mwaka w'1975 nawe yavuze ko gusenga ari meditation, gufata umwanya wo gutuza. Yego. Gusenga ngo bigabanya umuvuduko w'amaraso, bigatanga ituze, bikagabanya ihungabana. Iki gitabo cyashingiweho na benshi mu bushakashatsi bwerekeye gukoresha isengesho n'ibikorwa by'umwuka mu buvuzi. Ni ukuvuga ngo iki gitabo mbese gusenga tubibonye yuko ugendeye kuri uyu mugabo ni meditation. Ni ugufata umwanya wo gutuza, bigabanya umuvuduko w'amaraso. Ni ukuvuga ngo iyo usenze wari ufite icyo kibazo umuvuduko w'amaraso uragabanuka. Hari umusore umwe sibyo? Hari umusore ibi ngibi ntabwo mbyemeye. Wenyine ko yabivuze uwo sibyo? Ngira ngo quoting ibyanditswe n'undi muntu. Yego. Ibyo ni imyumvire ye sibyo? Ariko ari umugabo umwe wakundaga yakira umusore akabona abantu bavuye gusenga ku rusengero. Yabonamo abantu azi b'abanyabibazo akitegereza akavuga ati ye baba we
ati yaba ibi bintu by'amasengesho bitabagaho abantu bamwe bari kuziyahura kubera iki abonye nk'umuntu w'umunyabibazo uri gutahana ka morale yishimye ariko se amasengesho wenda uretse kuvuga ko Imana ikora ibitangaza njyewe icyo ntemera ahangaha icyo ntemera ni umuntu ushobora kudakora cyangwa niba arwaye ntiyivuze nk'ubu urugero ruvuze ngo aho yanditse ngo iby'umuvuduko w'amaraso sibyo umuntu akaba arwaye umuvuduko w'amaraso yabona ibimenyetso bitewe n'uko bawumubwiye cyangwa n'indi ndwara iyo ari yo yose aho kugira ngo uwo muntu ajye kwivuza akajya mu cyumba cy'amasengesho ahangaha kubera ukuntu abantu bamaze gusobanukirwa babaye civilize ntawe bagikora ibyo ngibyo barahari babikora oya ahubwo nuko tutabamenya nta wakora ibyo ngibyo rwose aba arimo ariyahura ahubwo ahangaha icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo muri ya miti muganga muhaye aragenda ayisengere asenge kugira ngo izagende ikore umurimo muri we noneho ibashe kumukiza uko kwizera ashyizemo kwizera ko iyo imiti iri buze kumukiza yego nibyo bigenda bikarangira umuntu akize yego byatewe na kwa gusenga nyine none se kwizera uko bivuga ngo kwizera sibyo kwizera konyine kwagukiza kudafite imirimo kandi nanjye nagusomera ijambo riri muri Bibiliya ribivuga hari kera nyine abantu bizeraga batabashije gukoresha ubundi buryo ariko ahangaha kubera iterambere turiho ntawe ugikora ibyo ngibyo ngo agende yizere gusa atabanje gukoresha izindi nzira yego hari umugabo nanjye witwa Robert G. Ingersoll w'umunyamategeko yari umunyamerika mu gihe cya 1889 yanditse inyandiko mu gitabo cyitwa The Gods sibyo yaranditse ngo gusenga ntacyo bitanga uri kumbyumva yego bishimisha gusa abadafite ubwenge cyangwa abasanzwe bumvira buhumye amugabo ko numva ari kare urumva ngo ariko abatekereza neza babibona nk'urukozasoni niyo mpamvu abantu bagenda banga gusenga nicyo bitwaza oya nyene wari gihe batabaze bene izi research sibyo wenda izi findings z'aba bantu ntago ari hame ko bazizi ntago twavuga ngo ibi bitwaza ariko gusenga nubwo hari dokima zimwe zibivuga nk'iby'ingenzi hari n'izindi zibicompromising turaza wenda kugana ku musozo tureba ese mu by'ukuri kuba wasenze bikuraho ibibazo bikuraho bya bibazo utazi wowe utazi urumva hari nk'ibintu biza bikitura ku muntu bya bindi utazi bishobora gutuma bitakugeraho hari umudokiteri umwe witwa Stephen umupasiteri niwe wigeze atanga icyigisho aravuga ngo ntidusenga kugira ngo Imana ikureho ibyo yaduteganirije ntidusenga kandi ikintu kivuzwe na dogiteri mujye mukitondera sibyo ntidusenga kugira ngo Imana idukorere ibyo itari yarapanze kudukorera ahubwo dusenga kugira ngo ibyo yaduteganyirije igihe bizaba bije bizasanga turi mu mwanya mwiza ibyo yagize iti ni ibyo yateganije ntabwo ari ukugira ngo haze ibyo itari yarapanze yusi ariko aho ngaho nibyo yaduteganyirije byiza none aha ngaha turi kureba ariko si ibi ntabwo yaba ariyo yabyohereza ndaguha n'urugero hari undi muntu witwa Annie Lori Gaylor sibyo yari n'umuyobozi w'ikigo cyitwa umuryango Freedom from Religion Foundation vuba cyane hano muri 2001 wayoborwa uyu muryango yanditse mu gitabo cyitwa Who to the Women sibyo yaranditse ngo nta kintu kigereranywa no kunanirwa nk'isengesho you see nta kintu kigereranywa no kunanirwa nk'isengesho nuvuga ngo umuntu iyo bimucanze ibintu byanze ariko kandi no muri Bibiliya hari ahanditse ngo munyikoreze imitwaro yabananiye munyikoreze bibaremerera mu yandi magambo ibinaniranye nibyo umuntu yakaba yasengera byamaze kukugeraho aho none ibitaramugeraho ubwirwa n'iki ko bihari ubwirwa n'iki ko bihari
ko hari igihe usanga ibyo utekereza ko cyangwa nawe ugiye kumera nk'aba bandi bavuga ngo bahora bahanura ibintu bibi gusa. Oya. Bahora muri karabaye. Kubera ko ubuzima bw'isi ntabwo ari umurongo ugororotse. Uri sinusoidal ugenda bizunguruka. Yego. Niyo mpamvu nyine umuntu aba agomba kubaho asenga kugira ngo niba hari nk'ibyaba bigambiriwe byaba biteganyijwe ku buzima bwe bibi, yego, ibyo ntibibashe kumugeraho. Niyo mpamvu y'isengesho. Yego. Niyo mpamvu ngewe nkomeza nshimangira ko gusenga bibasha gukumira bya bindi byashakaga kuza kukugeraho. Ngewe si dore n'ukuntu isengesho rishobora no kubikora. Yego. Ni ukuvuga Imana ubundi iganira natwe mu ntekerezo. Muri ya meditasiyo burimo za ntekerezo zawe. Noneho hari ubwo ushobora kuba wenda ufite gahunda yo kunyura ahantu mu nzira ugiye nk'ahantu runaka n'urugero. Yego. Noneho ukaba wenda utazi ko wenda ari nka nijoro n'urugero. Utazi ko wenda harimo abajura baza kukwambura. Yego. Ukahanyura nk'ibisanzwe wenda rushanze uhanyura. Hari igihe iyo wasenze nyine wakoze rino sengesho wumva umutimanama ukubwira ati ariko hano hantu we kwanyura. Ngewe ndashaka gushingira ku ijambo ku rugero wari utanze urugero rugendanye n'ibintu byo guhura ngo n'igikoko mu nzira. Ni urugero nari nanze. Waruvuze uti hari igihe ushobora kugenda mu nzira uri buhure n'igikoko. Yego. Utabizi ngo ntabyo ngo ariko ngo wasenga ngo Imana ikagikuraho nabwo utabizi. Ibi bintu ubusentimidasiyo kugira ngo abantu bajye bagenda bazi ko hari ibintu bize kubaho bibi buri gihe. Hoya icyo navuze gusenga ko twabonye ko gusenga atari ukugenda ngo uvugagura amagambo cyangwa ujye mu rusengero usenge cyangwa muri kiliziya cyangwa mu musigiti. Twabonye ko gusenga dukurikije ubushakashatsi bwagiye bukorwa n'abahanga ko ari igikorwa cyo kuganira n'Imana mu ntekerezo mu mutima wawe. None uzi ko ushobora kuba uri mu nzira ugenda ukaba uri gusenga. Nyine ndashaka kubwira urugero rw'umugabo. Nk'uko gusenga rero kuko twabonye ko ari ukuganira n'Imana, Imana ishobora kukuganiriza ikakubwira ko aho hantu ugiye kunyura ko bitari buze kugenda neza, cyangwa ukumva ubuze amahoro ugiye kunyura aho hantu. Warangiza kubura amahoro noneho bigatuma utahanyura nyine ugaca indi nzira. Yego. Muri icyo gihe ni Imana ibikuburiye iti hari ahantu biri buze kugenda nabi, kandi koko bazakurikira amakuru runaka ugasanga wenda aho hantu bari kuhahurira n'ibibazo. Nicyo gusenga, n'uwo mumaro wo gusenga bikurinda ibintu byari kuza ngo utaruzi ko biza kuba. Yego. Hari umugabo witwa Richard Dawkins, sibyo, ni umuhanga mu by'ibinyabuzima vuba cyane muri 2006 twagiye tuvuga ibitabo bya kera. We yanditse mu gitabo cyitwa The God Delusion, sibyo, aravuga ngo Imana n'isengesho ni ibintu byadutse mu bantu kubera ubwoba n'ubujiji. Abo ngabo uwo muntu uramutse ukurikiranye wasanga atemera. Nyine urumva we aravuga ngo ni ibintu byadutse mu bantu kubera ubwoba n'ubujiji. Mu yandi magambo abantu bahora bimagina ko Imana ishobora kubagirira nabi. Buriya abantu bashya ngo bakunda Imana kandi batayikunda. Mu by'ukuri ukunda Imana cyangwa urayitinya? Ngira ngo abantu benshi ni ugutinya Imana, sibyo, kurusha uko bayikunda. Ahanini biterwa n'uburyo yayimenyemo. Hari nk'umuntu ushobora kumenya Imana akanayizaho kubera ubwoba. Yego. Yaraje agaterwa ubwoba, nutihana Imana irakugira gutya, arabizi kera ukuntu byagendaga. Yego. Bakaza ati nutihana, bese bakagutera ubwoba ku buryo umuntu yihana bitari bimurimo. Noneho nyuma akazicuza akavuga ati ariko ubundi ibintu nagiyemo ni ibi. Ngewe reka manze nkubwira aba bagabo bagiye bavuga ibinyuranyo, kandi ngira ngo kwigiye dufite n'abantu babigenderaho ibintu binyuranye, sibyo. Hari umugabo witwa Christopher Hitchens muri 2007 yanditse mu gitabo cyitwa God is not great. Uyu ni umuhakanyi pe. We yaravuze ngo isengesho ni ukwizera ko hari amarozi akora, ariko amarozi ntabaho. Uyu mugabo yafashe isengesho
arigereranya n'amarozi. Yaravuze ngo isengesho ngo ni ukwizera ko amarozi abaho. Hari abantu nyine ngo basenga bakumva ko ngo amarozi akora, ngo kandi we arahakana ko nta marozi. Uyu mugabo rero nawe nuko ariko yabyanditse nyine, ariko njyewe ibintu numva bikomeye. Hari undi witwa Sam Harris, ni umuhanga mu by'imitekerereze. Ejo bundi muri 2020, sibyo? Hari inyigisho yagiye atanga zitwa the end of faith, cyangwa se iherezo ryo kwizera. Yaravuze ngo ntabwo ushobora gusengera inkubi y'umuyaga cyangwa virusi ngo bihagarare. 2020 ibi bintu bose bya covid yavugaga, birashoboka. Yavuga ko ibintu udashobora kubisengera ngo bihagarare, ahubwo ko ari ukugendera kuri za ngamba zari zashyizweho z'ubwirinzi. Nicyo yashaka kuvuga aha ngaha, sibyo? Ubwo kimwe n'izindi ndwara kandi, sibyo? Hari undi mugabo witwa Matt yanditse ngo muri 2010 mu 2010 we no umuhakanyi w'iby'Imana. Yaravuze ngo abantu bakunze gusengera ibintu bashoboraga kugeraho iyo bakoze cyane aho babivugira gusa. Mwene magambo ngo abantu bashobora gusengera ibintu bashobora kugeraho iyo bakoze cyane, sibyo? Aho kubivugira aho gusa. Mwene magambo aho kugira ngo abantu ibintu bashobora kugeraho nibyo basengera, aho kugira ngo bemeze ko babikoze bakabigeraho, ahubwo bagasenga gusa, sibyo? Uyu ni umufilozofe kumva ibintu bye, sibyo? Bishobora kugorana. Ndakubwira n'abandi nk'uwitwa George Carlin, ni umunyarwenya we muri 1999 yanditse mu gitabo cyitwa You Are All Diseased, ngo mwese murarwaye, sibyo? Yaravuze ngo isengesho ni uburyo umuntu yiyumvamo ko hari icyo akora nyamara ntacyo akora cyane. Isengesho ni uburyo umuntu yiyumvamo ko hari icyo akora kandi nyamara ntacyo akora, niko yavuze. Ko biteye urujijo. Urumva? Ni ukuvuga ngo we arashimangira kandi koko isengesho ni iki? Nta bantu ujya wumva umubaza ati se ubite byawe kuda ukora iki? Ngerega ngo Imana irabizi, guhiteka azi impamvu. Akaba azi ko ari umukozi w'Imana gusa, nta bindi atekereza. Uwiteka azi impamvu. Uretse ko abakozi b'Imana muri iki gihe byahinduye isura. Yaba afite ikibazo. Abantu basigaye ari abantu bakorera, ubundi cyane tuzi ko abakozi b'Imana nyine bakoreraga Imana nta bintu by'amafaranga bijemo. None ubu byabaye ibindi we. Gukorera Imana si ukujya kuyivugira, niyo uri mu kazi wuzuza inshingano zawe. Yego. Uba urimo gukorera Imana. Niba uri muri business yawe ukayitunganya neza. Yego. Uba uri kubaha Imana. Yego. Yego. Hari umugabo witwa Bill Maher muri 2008, sibyo? Muri filime yitwa Religulous, niko filime yayitaga. Yaranditse ngo gusaba ibintu aho kubikorera ni ubunebwe kandi nibikora. Aho kugira ngo ufate umwanya uri gusaba ibintu wakora, sibyo? Uri gusengera ibintu nawe washyiraho imbaraga ugakora, wabanza ugakora, noneho ubwo wowe ukazafata umwanya wo gusenga ari uko binaniranye. Oya. Bo njyewe siko mbyumva. Si hose Imana yavuze ngo munyikoreze imitwaro, munyikoreze byabananiye. Imitwaro yanyu. Si byose. Ni ibintu byabananiye. Erega Imana yahawe umuntu ubushobozi. Bo isengesho ahangaha harimo confusion y'ubwoko bw'amasengesho. Yego. Ubwoko bw'amasengesho ni bwinshi. Hari isengesho ryo gusaba, hari isengesho ryo gusabira abarwayi, hari isengesho ryo gushimira, hari isengesho. Mbese amasengesho ari mu bwoko bwinshi. Umuntu rero ushobora gusenga uri gushimira Imana, ariko ari n'isengesho rimwe twavuga ngo rikora topic ntiturajya hanze yayo. Ni topic ivuga ngo ese gusenga bibasha gukuraho ibibazo umuntu yari afite. Uwitwa Steven Pinker muri 2007 bibasha gukumira ibibazo ntibigere ku muntu. Steven Pinker muri 2007, sibyo? Yanditse mu gitabo cyitwa The Better Angels of Our Nature, sibyo?
abamarayika beza kurusha abandi bo mu isanzura ryacu cyangwa se bo mu isi. Muri icyo gitabo yanditsemo ngo isengesho ntirivura indwara, imiti niyo ibikora. ahangaha icyo kintu yavuze ajya kugihuriraho na mugenzi we hano. Yego. Aho yavuze ko ntabwo nta muntu uhakanye ko imiti hano bagenzi be bavuze ko isengesho icyo rikora. Hakozwe ubushakashatsi bw'abantu banyweye imiti bamaze gusengerwa, bagiye bavurwa bamaze gusengerwa, n'abandi bagiye bavurwa batasengewe. Ubushakashatsi bwerekana ko umubare munini ukira ya miti ikiza ari babandi baba babanjije gusengerwa, gusabirwa rya sengesho ryo gusabira abarwayi. Yego. Ahangaha rero n'ubundi ntago tugomba kubura ubwenge, ni ukuvuga ngo mu miti Imana ishobora kuyikoresha. None se aho ubusengeye uretse tugendane, aho ubusengeye indwara cyangwa ubusengeye imiti? Mu gusengera imiti n'indwara ibiri included. Kuko umuti uri kuvura indwara. Deje urumva indwara nayo iri included mu isengesho nubwo utabi specific. Mbonye undi mugabo. Hari undi muntu wavuze, sibyo? Yego. Hari kote ivuga ngo, sibyo? Yatambutse ku matwita atandukanye ivuga ngo ngiyo isengesho niba isengesho ribaye rikora rikaba rivura indwara, amavuriro aba ari mu busa. Twakabaye dufite abantu bakaba bajya kwivuza ku rusengero. Muri make ntabwo ntekereza ko amasengesho avuze gukuroza amaboko. Oya. Ngo wowe ureke gukora icyo wakagombye gukora ngo wigire gusenga. I don't think, ntabwo ariko mbitekereza nge. Hari n'izindi kote nyinshi cyane zigenda bizibivugaho, tutagiye no muri kote z'abantu basanzwe na logique z'ubuzima twiberamo zirabigaragaza, sibyo? Iyaba isengesho ryo ryavura indwara, sibyo? Ntabwo abantu baba bari kwa muganga. Reba n'umugabo witwa Frederick Douglass w'umunyamerika, sibyo? Ari mu bantu barwanyije ubucakara mu myaka ya 1800. Uyu mugabo Douglass yaravuze ngo nasenze imyaka 20 ntabone igisubizo, kugeza igihe natangiriye gusenga n'amaguru yanjye, sibyo? N'amaguru bwayo nkayasengesha, ariko ubu kugeza imyaka 20 sinabonye igisubizo. Urumva uyu n'umugabo witwa Frederick Douglass. Nuvuga ngo arundi witwa James, sibyo? Yaravuze ngo nta bwitabire bw'isengesho bushobora guhindura ukuri. Mu yandi magambo, niba ukuri ari uko umuntu runaka azahura n'ikibazo runaka, uko wasenga kose, uyu nguyu urabona ko yizera ibyo bita destin cyangwa se igeno ry'umuntu. Icyo Imana yakugeneye nicyo nawe atekerereza, yemera ko ibintu Imana yapanze kuri wowe, sibyo? Nibyo bizakubaho. Kuko ibintu byo gusengerega, wibuke ko gusenga bigendana no kwizera. Kandi kwizera nk'uyu witwa Mark Twain yaravuze ngo gusenga kwemera ni ukwemera ikintu uzi neza ko atari ukuri. Kubasha gufata ikintu uzi ko atari ukuri ukacyemera niko kwemera nyakuri. Urumva? Isengesho ngo ntirifasha abapfuye kandi rishobora gushyira abariho mu kaga. N'uwitwa Christopher Hitchens, uyu mugabo n'umuhakanyi. Ibi yabyanditse muri 2010, sibyo? Hari n'undi wavuze ngo uwo bita Mencken, umusesenguzi mu masiyekere ya kera, yanditse mu cyo bita American Mercury magazine, yanditsemo ngo abantu benshi bapfira mu isengesho kurusha abapfa barwana. Mu yandi magambo, hari n'undi uvuga ngo la religion c'est l'opium du peuple. No kuvuga ngo ari abantu ubuzima bwabo bwangirikira mu masengesho, sibyo? Hari benshi tuzi bagiye bumva ibintu by'ubuhanuzi butanafite basis, budafite ibimenyetso, abantu bagakura abana babo mu mashuri, tu vois? Ubwo no kutagira ubwenge. Umuntu akarwarira mu rugo ngo isengesho rizabikora, ngo Imana izabikora. Umuntu akabara kugerageza udukorwa duciriritse ngo Imana idushingireho imufashe, iduha umugisha, yarangiza akavuga ngo Imana izangirira neza.
guys mukuramo ku mufuka mukuramo ku mufuka mukore ahangaha yego twavuze cyane ku bigendanye na siyanse yego uko gusenga siyanse ibifata yego ariko hari n'ukundi siyanse isobanura gusenga nako n'ubundi busobanuro bw'isengesho mu buryo bwa Bibiliya buri spiritual cyangwa buri biblical yego biblical cyangwa muri theology cyo basobanura gusenga icyari cyo gusenga ni ikiganiro kigirwamo no gusaba no gushima no gushimira bango ni ikiganiro ukora nyine uri gusaba cyangwa ushima none ibi byanditse hehe byanditse mu Filipi 4:6 aha no gusaba ushima ntago ari gukuzaho urasaba Imana cyangwa ushobora kwisaba kikuraho ibintu no gushimira no gusaba yego utazi ahangaha ibyuzi ahubwo nge numva ibyuzi nabyo babivuga none kwa kundi gusenga wishinganiye ndabyo byumva unyibukije umugabo wageze kuza kutwigisha hano aravuga ngo nimuze n'ituro ryo kwishinganisha ngo muri asiranse yo mu ijuru avuga nese nzishyura mitiwere buretse gato ngire confusion nagize umugabo yaraje ati mutange ituro Imana yantumye ngo mutange ituro ryo kwishinganisha muri asiranse yo mu ijuru ndibaza nzatanga mitiwere do sante ntanga asiranse y'ikinyabiziga haje na asiranse y'ubuhinzi bworozi none na asiranse yo mu ijuru hano utazi iyo si terminology abazanye yo kugira ngo aduconfuse ngabyo harimo nyine harimo hari abantu ngo muturi turo ryo kwiyanzuza aho habaga harimo tekinike basaba kugira ubwenge uko wagira ni environment mu ijuru kwirage ryo mu ijuru mujya mugira ubwenge ikintu numva kitakurimo umva utacyumva ubu cyihoreye yego mujye cyumva gikurura neza ugikunze ugikore yego ntibakagutegeka ngo kora ibi nibi ubigendanye n'umwuka ariko yego kubigendanye n'umwuka ujye ubikora ubikuye ku mutima cyane ibigendanye no gutanga hano mu Bafilipi nyine 4:6 bavuga mwe kugira icyo mwiganyira ahubwo ibyo mukeneye byose bimenyekana imbere y'Imana mubisabiye mubyingingiye mushimira maze amahoro y'Imana aruta uko abantu bose bayatekereza azarinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. None se reka nkubaza ibyo bintu Paulo yanditse kuko ibyo ni umugabo witwa Paulo wabyandikiye abantu bamwe mu Bafilipi sibyo aba iryo toro yandikiraga bafite ubuzima bari barimo bushoboka kuba butandukanye n'ubwacu uyu munsi sibyo mu byukuri iri pareka ari we yabwiraga ese kari we Paulo iyo baruwa Paulo ko ari we yandikiye Abafilipi niyo yandikiye twebwe natwe nuvuga ngo nubwo yayibandikiye ariko natwe ubu ngubu twizeye Kristo dufata kuri ibyo tukabishyira mu buzima bwacu bwaho turi tukakuramo ibyatugirira umumaro ntabwo twabifata ko hari ababigotomera uko byakabaye ugomba kubifata ukabihuza n'ubuzima turimo hano. Reka ngutere story kera hari ikintu cyabagaho cyitwa ngo kurya manu urakizi kurya manu sibyo umuntu ari uzi ko yorya kurya manu ku bantu batabizi ni ukuntu wafataga Bibiliya mu ntoki none ugahumiriza ugafungura uvuga uti nimfungura amaso ndetse ndeba verse ya 5 iburyo n'ibumoso ugafungura umuntu wengo yarafunguye agifungura manu ariye asanga aranditse ngo Yuda yari yahuye uzi ko wasomaga ijambo kumva ntiriryoshye washaka irindi kuko abari inyota kumva ko mvuga utuntu twiza ngo mwana wanje utujambo nk'utwo noneho umutipa amaze gusoma ngo Yuda yari yahuye arongera asubira mu manu ye arongera arafungura unuko nawe kandi uyogenza utyo sibyo umuntu ntatangiye kumva iyo verse kandi navuga ko cyo ufata umuntu icyo navugagaho no buryo abantu bafata Bibiliya akaba yakonsidera ibintu ko byanditse byose atarebye context ni bande babyandikiwe bari babayeho gute ubuzima barimo burasaba burahurira n'ubwo ndimo sibyo
arongera arya manu ya gatatu, arafungura ati ibyo ukora byose ubikorana umwete. Yasomye Yuda yariyahuye, umurongo ukurikira agiye kureba nawe ujye ugenza utyo, undi murongo ibyo ukora byose ubikorana umwete. Icyakurikiyeho pensez y n'en parlez pas. Ikibazo gikomeye. Babitekereza ariko bareke kubivugaho. Ntabwo twamenya ari ibiki. Ariko urumva mu by'ukuri icyo dushatse kuvuga, Bibiliya ntabwo ari ibintu umuntu agomba gufata ngo agotomere. Abantu bakwiye kwiga contexte biblique. Sibyo? Niba wenda tugenda tugana no ku musozo kugira ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Topic ni nyinshi cyane ku Isaha Yawe TV, none ibiganiro byajejuka byo. Urabizi ko n'urudaca. Sibyo? Ntibizashira. Niyo mpamvu wenda umuntu udukurikiye akanze kuri subscribe cyane abaduteye nk'ikomeye. Ari kosa. Yego. Ari akantu twakomeje tugenda tuvuga bigiye bitandukanye, ukavuga uruhande rwawe nanjye nkavuga urwanjye, ariko hano urugero tugenderaho kubera ko turi abakristo, uwemera Kristo wese ni umukristo, ariko abayisilamu ntabwo bamwemera. Baramwemera, baramwizera se, baramwemera, bamufata nk'intumwa. Nkuko nawe ufata intumwa Pawulo, abo bose izo ntumwa uri gusoma. Icyo nshatse kuvuga, Kristo Yesu niwe, cyangwa Kristo Yesu niwe rugero rw'abakristo, niwe dufatiraho reference, niwe tugenderaho. Ni ukuvuga niba ari we tugenderaho. Hano igihe yari yiteguraga kujya ku musaraba, yarebye ibintu byose bizamubaho, arangije yarabirebye abona ukuntu bikomeye, abona ntazabishobora. Yagize amahirwe yo kubibona mbere, kuko abakristo harimo abagira amahirwe yo kubona ibiri imbere yabo. Iyo ni impano y'Imana. Abonye bizamubaho, ukabasha guhishurirwa ibiri imbere yawe mu myaka myinshi. Ibyo byo wenda si benshi, ntago ari benshi. Ahubwo reka tukomeze tubwire. Kristo yamaze kubona ukuntu bizagenda, imibabaro azahura nayo, byose arabireba. Arangije ajya gusenga, ajya mu ishyamba igetse Mana, avuga ngo Mana iki gikombe kindenge. Kuko ngo ari nawe yageze, ahubwo narumvise iki gikombe kindenge. Ari Kristo ahantu ngo yageze, ngo aravuga ngo Eli lama sabachthani. Ngo bamwe barasobanura bakavuga ngo yaravuze ngo igikombe kindenga, ariko hari abandi bavuga ngo yaravuze ngo sonne plus de blague. Ngo bamufata yumvaga ibintu by'urwenya. Ni ukuvuga yagiye gusenga abona bikomeye, abona ari kuvuga ati Mana wankuriye iki kintu. Ngo baramufata, ariko n'ubundi nuvuga ngo isengesho yasenze, icyo ryamufashije ni ukumuha imbaraga zo kubinyuramo. Ariko nyine ngo bamutwara yarazi ko ari imikino. Noneho ngo aza kuzagera igihe ngo abona ababaye cyane, avuga ngo sonne plus de blague. Bivuze ngo lama sabachthani. Ni ukuvuga ahangaha nk'uko nakomeje mbyesitaho, gusenga ntabwo byatuma iby'Imana yakugambiriyeho nako cyangwa ibiri imbere yawe bizakubaho bibi bitakugeraho. Tugiye kugana kuri conclusion. Aho ngaho rwose. You are now coming. Kuko Yesu icyo bita destin. Imana iguha imbaraga, icyo bimaze gusenga, icyo bimaze biguha imbaraga zo kugira ngo uzabashe kubyihanganira, ubinyuremo neza utanduranye. N'ibyo Imana yaguteganyirije kuguha nibwo byaba byiza, bigusange mu mwanya mwiza bitazatuma uhituka. Kandi ibigusaba gukora kugira ngo ugire icyo ugeraho, isengesho ntiribikuraho. Ugomba gukora kugira ngo uzabashe kugira ibyo ugeraho. Niba ari uburwayi ukivuza. Hari ibintu bitazanwa n'isengesho, bizanwa no gukora. Hari n'umudayimoni utirukanwa n'isengesho. Buri umudayimoni w'igisuzuguriro ngo yirukanwa n'amafaranga. Ngo nako nta kigo ngo abantu bagenda bayizunguza gutya. Hari ibintu rwose atari ngombwa ko umuntu yirirwa asengera. Ngo niko ntacyo ngo n'amafaranga ngo nibyirukana umudayimoni w'igisuzuguriro. Yego, ubwo rero aho twari dutanze urugero rugaragaza isengesho nyine. Umudayimoni nzamwirukana ntera. Ntago ryakuraho iby'Imana, hari ibishobora kuvaho, ariko hari n'ibindi bidashoboka. Yego. Kugira ngo
none rya sengesho wasenze rikaguha imbaraga byo kuza kubinyuramo neza utanduranije, yego utazanye ibibazo cyangwa utivovose ibintu nk'ibyo. ndumva twagenda tugana ku musozo. Iri sengesho rero twakomeje dushimangira, sibyo? turagira ngo usengere abaforowazi bacu. Yego. Ariko abaforowazi ikintu cya mbere ubasabire Imana ibaha imbaraga zo gukanda subscribe. Abantu ko bafite intoki, abantu ko bafite amaboko, nibaze rwose. uyu muntu akanda subscribe bimutwaye iki? Ariko se rikunda kuba abantu bakagira ngo ni inkunga gusa ariko dutera ntanamenye ko nibura yajya abanya ko ikiganiro cyacu cyagiyeho. Ese ubundi uyu muntu udakanda sabu yaguha amafaranga uyakeneye koko? Ni ikibazo gikomeye. Niba atabasha gukandira ka sabu gusa, ubwo urumva ntayo yaguha. Cyangwa udufitiye ishyari. Ndatekereza ikibazo rero uzanga gukanda ubona abandi bari gukanda. Nicyo kibazo. Kere kubashe kubona imbaraga zo kubuza n'abandi bose gukanda. Musengere uriya muntu ndabizi. Nuza we ndabizi uzakanda sabu. Natamuze rwose muze mudutera inkunga. Yanga wamusengera isengesho rya closing. Aba followers ni cyane bisaya TV niho nshaka dusengera. Kadusenge. Mana data twese turi mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Que ton nom soit sanctifié. Turagushimiye kuko uri Que ton Imana règne yacu vienne. nziza, uri Imana idukunda. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Turagushimiye kuza ukemera kunyura mu mibabaro ikomeye. Turagushimiye. None dukomeje kukwereka aba bagenzi bacu, aba bantu bacu. On vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Kandi ujye umuyobora mu nzira ikwiriye iboneye. Data wa twese turasenze kugira ngo ibiganza byabo bihe umugisha, abatwereka ko turi kumwe, abatwereka ko bari kumwe natwe, n'ababigambira ujye ubashoboza. Haleluya, haleluya. Turasenze kugira ngo umugisha wawe babeho, abarwaye babasha kudukurikira n'abazadukurikira bakifungura iki kiganiro. Data wa twese turabasengeye kugira ngo uzakore ku burwayi bwabo. Kristo ko babyizeye bizahite babera gutyo bakire mu izina rya Yesu. Turagushimiye. Abafite ibibazo bazabasha kudukurikirana, intambara z'uburyo bumwe cyangwa ubundi, bagifungura iki kiganiro, buri wese tuzagende tubona ibisubizo, tuzagende tubona hari abandika muri komenti bashima imirimo ikomeye wabakoreye. Turagushimye kumva gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen.